iyi Congo niyo bakuyeho Congo Brazzaville, niyo bakuyeho Centrafrique, niyo bakuyeho Gabon, niyo bakuyeho Angola, kuko yari Empire Congo, bakabona bateye ubwoba. Bo si nicyo gusa, n'ibihugu bindi, reba nka Sudani nayo barayikase gutyo. Okay, bajya bababwira ngo n'u Rwanda bararukase, sibyo? Nibyo bararukase uko tubyigishwa. oya, namwe nimumwire bararukase, namwe kamwe muranje directeur Bararukase bakase hashira hehe? ashyira Kongo n'ashyira ku bihugu tugiye duturanye nka Kongo bafiteho nta Rwanda bakase. Hariya muri Kongo, hariya iriya est ya Kongo, Rwabugiri yayifashe mu 1800 na ayomeka ku Rwanda, yasubiye iwabo. Uwo mumaze kumva muri ako ka video nagize ngo ntangize, bamwita Dr. Rusa, cyangwa se amazina ye arambuye ni Dr. Arusa Abagirishya. Ni umugabo ukomeye cyane rero, cyane cyane mu bijyanye n'ubushakashatsi, cyane cyane nanone mu mateka ya Afurika, by'umwihariko noneho Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se Afurika yo hagati. Ubwo n'uvuga twagaruka muri Congo, hano mu Rwanda, za Uganda, amateka y'ibi bihugu, cyane cyane ku burya ni umuhanga cyane mu bijyanye na science politique, afitemo na maîtrise, kuko ni umugabo ukomeye cyane. Ibi rero akimara kubitangaza, abantu benshi ntabwo babifashe neza. Harimo rero abafite ijambo, harimo nk'uwitwa Sadate Munyakazi, muramuzi wigeze kuba perezida wa Rayon Sport. Mu burakari bwinshi cyane yagiye kuri Twitter ye yandika ibintu bikomeye cyane byababaje n'abantu benshi, kuko uyu mugabo Bagirishya ubundi nta muntu n'umwe agira icyo apfa nawe, mbese ni wa muntu utafite ikintu apfa n'umuntu uwo ari we wese, haba muri iki gihugu, haba no mu bindi bihugu yagiye akoramo nko muri Congo ndetse n'ahandi. We avuga yuko ari umupanafricaniste, amaze kwandika ibitabo byinshi, ibitabo bigera muri 5, afite amadigri menshi mu bijyanye na science politique, muri agronomie, afite experience mu bijyanye no kuyobora amakampani, cyane cyane afitanye isano n'ubuhinzi. Ni engineer muri agronomie, ni engineer muri agronomie, afite doctora muri mu bijyanye n'ubukungu. Urumva rero ni umuhanga mu bintu byinshi bigiye bitandukana. Uno musaza rero no mugabo Dr. Rusa akaba muri ino minsi akunda gutambutsa ibitekerezo bye ku mashene ya YouTube. Twavuga cyane cyane nk'iyo bita Ukwezi, ndetse n'ikinyamakuru yita Ukweli Times, akaba ari byo bikunda kumukoresha interview, niho akunda kunyuza ibitekerezo bye. Akimara kuganira n'uru rubyiruko rero, ari kurubwira uburyo u Rwanda rutigeze rwamburwa ubutaka bwarwo nk'uko abantu benshi bakunda kubireklama, bavuga yuko iriya Kivu y'Uburasirazuba yose yahoze ari y'u Rwanda, ndetse n'amajyepfo n'igice kinini cy'amajyepfo y'Ubugande, avuga yuko nacyo abantu benshi bavuga yuko cyari igice cy'u Rwanda. Nyamara we akahamya avuga yuko aho hantu n'ubundi hahoze ari aho ibyo bihugu, ahubwo akavuga ko u Rwanda rwo rwatangiye ibitero byo kwagura igihugu, rukambura ubutaka bw'abandi. Rero Ababiligi baza bagafata bwa butaka u Rwanda rwari rwarambuye abo bantu, bigasa nkaho ubutaka busubijwe bene bwo. We niyo ngingo aza avuga. Ariko uyu Sadate yahise agenda kuri Twitter n'umujinya mwinshi, aravuga ati ubundi ntabwo bitangaje ko umuntu yantungura, kuko abantu ni babi pe, sinjya ntungurwa n'ububi bwanyu, ariko uyu Dr. Rusa arambabaje. Ni gute umuntu nizeraga yigira injiji kugeza aha? Bwana Dr. Rusa, ndagira ngo unsubize ibibazo 3 gusa. Icya mbere, igice cya Kongo wavuze cyabaye u Rwanda ku ngoma ya Kigeli wa gatanu Rwabugiri, cyangwa na mbere ye cyari icy'u Rwanda? Unsobanurire abami b'u Rwanda baguye u Rwanda kugera hariya ni bande?
ni ryari muri Afurika habayeho imipaka ihoraho? Imbere y'iyo mipaka ihoraho byagendaga gute? Icya gatatu, Kongo yahanzwe nande mu buhe mwaka? Nunsubiza ibi bibazo ndamenye uwo nganira nawe, Bwana Dr Mugesera Anakorusa. Rero wa mugabo we, ereka nkucira umugani wa kinyarwanda, uko inkende yurira igiti cyane niko ibirushaho kwerekana ubusa bwayo. Nawe unyeretse ubwawe urakoze. Nuko Dr Rusa aba yiswe Dr wo Mugesera. Sinzi niba abantu bazi Mugesera uwo ari we. Mugesera ni umuntu rwose wahamijwe ibyaha byo gucengeza amatwara yo gutegura jenoside mu Rwanda, cyane cyane bishingiye ku mbwirwaruhame yavugiye ikabaya Pluto, ubu haho sigaye ari muri Nyabihu. Iyo mbwirwaruhame rwose yari amagambo mabi cyane umuntu wari wese atakifuza kuba yasubiramo. Kubona rero umuntu ufata Dr Bagirishya akamugereranya n'umujenosideri Kabombo wabihamijwe n'inkiko akaba n'ubu ngubu wafunzwe, ni igisebo ku bantu rwose bazi Munyakazi Sadat. Abantu benshi bagiye bavuga ati ntago wakabaye wubaka kuri ya musaza ukubyaye ngo umwite inkende, umwite umujenosideri, umugereranye na Mugesera, umwite injiji, kuko rwose baravuga ati uriya uretse no kuba yaba ari dogiteri ariko wakabaye unamwubahira yuko ari na mukuru kuri wowe, ni papa wawe yakubyara. Sadat rero nyuma yo gukoza ibaba muri wino akandika yita Dr Rusa injiji, akavuga yuko ibyo uvuga atabizi. Nakomeje gushaka amakuru menshi kuri ibi bintu, ariko nza gusanga yuko ibi bintu bikeneye abantu babiganiraho, bakabigira deba, abantu bagasobanukirwa ku rwego rwo hejuru. Kuko nabonye umubare munini w'abantu bavuga yuko rwose ibyo Dr Rusa avuga atari byo, mbona n'abandi bavuga yuko ibyo Dr Rusa avuga ari byo. Bivuze ngo amakuru abanyarwanda dufite benshi nibyo n'ubundi twigishijwe n'abazungu, byanditswe mu bitabo byanditswe n'ababirigi, bisobanurwa mu kinyarwanda n'abanyarwanda ariko bakorera mu maboko y'ababirigi. Bivuze ngo muri twese umubare munini ntawuzi icyabaye ku mipaka y'u Rwanda, nta nuzi impamvu iriya nama ya Berlin yafashe umwanzuro wo gufata buno butaka bw'u Rwanda bakabushyira kuri Kongo. Ubundi icyitwa Kongo yari empire ya Kongo, yari empire nini cyane, yari ifite ubuso bugera mu bihumbi byinshi cyane, kuko yarazamukaga ikagera muri za Centrafrique, za Congo Brazzaville, iriya yose yari Kongo, ugashyiraho n'igice kimwe cy'Ubugande. Cyari igihugu kinini cyane, nako yari empire nini cyane. Ariko ubwo wakibaza ngo kubera iki bafashaga ahubwo gato nk'u Rwanda bakagakuraho ubwo butaka bwabwo bakabusubiza kuri Kongo? Wakibaza iyo mpamvu rero abagabo bombi nubwo bari guserera, twebwe ntago baza ngo batubwire impamvu. Ariko Dr Rusa nibura niyo wagerageje kuvuga ko buriya butaka bwari ubwa Kongo. Rero kubera ko u Rwanda rwarwanye muri iriya myaka y'1800 gusubiza hejuru, bakora icyo bita ngo ni ukwisubiza ubutaka bwa. Ubundi dusubiye inyuma gatoya, u Rwanda rwahoze ari ubwami bunini, buriya rwahoze ari igihugu kinini, ari ubwami bunini ku bwa Ngomijana. Ubwo uwitwa Ngomijana rero yari amaze gusa nkaho ubwami bwe busenyutse, buri mwami, buri mutware wese yagiye afataho yari atwaye ahita atangira kuhagira ahita ubwami. Niko ubwo bwami bwagiye, usanga u Rwanda rubaye ubwami nka 15. Aba bami rero bagiye baza bakurikiyeho, nibo bagiye bakora icyo twakita nko kongera kurwana, ariko batajya gufata ubutaka bw'abandi, ahubwo bagira ngo bafate bwa bwami bwahoze n'ubundi ari ubwo u Rwanda, babugarure ku gihugu cy'u Rwanda, bongere bube igihugu kimwe. Ukurikije ino ngingo, ino fact, ushobora gutekereza yuko ibyo Dr Rusa yavuze atari byo, kuko niba hari ahantu muri burasirazuba bwa Kongo umwami w'u Rwanda yaragiye kuhatera akahafata, n'ubundi hari hasanzwe ari aho u Rwanda muri iyo myaka y'igihumbi na za 200 na 400 gutyo, hari hasanzwe ari aho u Rwanda,
bivuze yuko Ababiligi cyangwa se iriya nama ya Berlin yaba yarafashe ubutaka bwahoze ari ubw'u Rwanda ahubwo bwigaruriwe n'u Rwanda bwa kabiri kuko bwari bwarahambuwe. Urumva ko haba harabayemo ikosa ryo kutumvikana ngo bamenye ngo ahantu nubwo twarwanye muri ino myaka y'1800 tukahafata, ariko n'ubundi abari bahafite ntago hari ahabo kuko hahoze ari aho u Rwanda n'ubundi na kera hose. Aba bagabo rero ntago ikosa wenda Sadat yakoze nuko yazanyemo ibintu byo gutukana. Burya abagabo iyo baganira buri wese atanga ingingo ye n'undi agatanga ingingo ye, noneho bakaganira kuri izo ngingo. Ingingo itsinze indi ikaba ariyo yitwa ukuri, ariko iyo uzanye ingingo ariko ukayiherekereza no gutukana no kutagira icyubahiro kuri mugenzi wawe, byita yuko uri umuswa, ahubwo birangira ari wowe bayinjiji. Nta muntu nisinjiji muri aba kuko ntago nabonera, nta bushobozi mfite bwo kugira umuntu ungana gutya nakita injiji. Ariko burya umuntu w'umugabo noneho wifashije, witunze, ufite ijambo ryawe ribasha kumvwa n'abantu benshi, ntago wagakwiye kwita umuntu uwo ari we wese injiji, abo umwana, abo umugabo, abo umuntu mukuru. Noneho burya ibitekerezo bihanganishwa n'ibindi bitekerezo. Dr. Rusa ni umuntu wumva, uramutse umwegereye ukamubwira ati nyamara ibintu wavuze hariya ntago twemeranywa, ati njyewe gutya mbizi, ati ahubwo byagenze gutya kubera impamvu iyi niyi, nkeka ko yabyumva kurusha uko wamwita inkende cyangwa se ngo umugereranye na Mugesera cyangwa se ngo umwite injiji, utangire kuvuga ngo ni umugabo utunzwe na views zo kuri YouTube, nyamara atari byo, ntabwo ari byo rwose. Rusa ntabwo atunzwe na views, ni umugabo witunze. Yego ashobora kuba adafite amafaranga menshi nk'aya Sadati, ariko yafite aramutunze. Hano Sadati rero yakabaye rwose asaba imbabazi, nubwo ntayimutegeka, njyewe ntago nabasha kwimutegeka, ariko hano rwose Sadati ahubwo uko agenda arushaho kuvuga cyane niko abantu bagenda barushaho kubona ubushobozi bwe. Hari igihe bizarangira atakarijwe icyizere n'Abanyarwanda rero, kandi ntago byaba ari byiza.